16 Gicurasi uyu mwaka RIB yafunze Uworizagwira Florien, umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano, akurikiranyweho ibyaha 7. Icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Kuko buriya iyo ugiye hari ukavuga ati jyewe nari mbizi ngo bamukubitaga numva, icya mbere nuko kudatabara umuntu uri mu kaga ari icyaha gihanwa n'amategeko. Kabiri, kudatangaza icyaha cy'ubugome ni ikindi cyaha. Rero kujya hari ukigamba ukavuga ko wari ubizi rwose ntibizagutangaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugutumije. Ibyo ni ibintu bibaye mu gihe by'umweru nka bingahe. Ni ibiki byabateye aba bahanzi? Burya umuntu niyo yakubera umunyamahane, uri uwo kumuruma izuru no kumuruma ugutwi ugerekaho amagambo n'ibiki, warangiza ukajya ukavuga nawe ukigira mwiza. Ndetse mu minsi mike aho mbere y'uko uyu yitaga umugore we ko aza kurega, yari yagerageje no kumugonga maze kumubwira ko azamwica, amugongesha imodoka ye, amugonga ari kuri moto, yikubita hasi arakomereka cyane. Ibyo rero amaze kubikora yabonye ko wenda ibyo akoze noneho adashobora kubicika, abona ko umugore agiye uwo yitaga umugore we agiye kumurega. Yahise atoroka, akomeza gushakishwa, ariko tumuhamagara akabeshya ngo ari Bukavu, akabeshya byinshi. Hanyuma ariko tumubwira ko icyiza ari uko yakwitaba cyangwa se tukamushakisha mu buryo dushakisha abanyabyaha nk'abandi. Urakoze cyane. Wenda mbajije ibibazo byinshi icyarimwe, ubwo icyo nza kudasubiza neza ubwo rongera unyibutse. Tariki 16 Gicurasi uyu mwaka RIB yafunze Uworizagwira Florien, umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano, akurikiranyweho ibyaha 7. Icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Uyu rero uregwa ari we Uworizagwira Florien, afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe dosiye yari gutunganywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Ibi byaha rero uburyo yabikozemo, ikirego kimaze kwakirwa tariki ya 11 Gicurasi, iperereza ryaratangiye. Hanyuma iperereza ry'ibanze riza kugaragaza ko uyu Yampano ko mu bihe bitandukanye yagiye akubita uwo yitaga umugore we, ariko babana batarasezeranye, bakamumenera telefone. Iyo ndetse yabaga amaze gukora ibyo bikorwa byo kumukubita, kumutuka, kumucunaguza, yahitaga amufungirana mu nzu ngo kugira ngo atagira aho ajya kumurega. Iperereza kandi ryagaragaje ko uyu Florien yamukubise akamuruma n'izuru, ndetse mu kumuruma izuru akagerekaho n'amagambo mabi cyane agaragaza ivangura. Ibi byose yabikoraga amaze kunywa ibiyobyabwenge, ikiyobyabwenge cy'urumogi, ndetse akaba yarapimwe muri kiriya kigo cy'ibimenyetso Rwanda Forensic Institute, ndetse nacyo ubwacyo resulta zavuyeyo zikaza kugaragaza ko yanywaga ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Iperereza kandi ryagaragaje ko uregwa ari we Yampano mu bihe bitandukanye, iyo yabaga amaze kunywa ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi, yakubitaga umugore we akanamubwira ko azamwica.
ndetse mu minsi mike aho mbere y'uko uyu yitaga umugore we ko aza kurega, yari yagerageje no kumugonga maze kumubwira ko azamwica, amugongesha imodoka ye, amugonga ari kuri moto, yikubita hasi arakomereka cyane. Ibyo rero amaze kubikora yabonye ko wenda ibyo akoze noneho adashobora kubicika, abona ko umugore agiye uwo yitaga umugore we agiye kumurega, yahise atoroka akomeza gushakishwa, ariko tumuhamagara akabeshya ngo ari Bukavu, akabeshya byinshi, hanyuma ariko tumubwira ko icyiza ari uko yakwitaba cyangwa se tukamushakisha mu buryo dushakisha abanyabyaha nk'abandi. Yaje gutekereza abona ko nta maherezo, ko byanze bikunze azafatwa, kuko n'ubundi yageragezaga ashaka uburyo ko yaca ku mipaka ngo atoroke, ngira ngo aza kubona ko bitari bumushobokere, ahitamo kwitaba, araza arabazwa, ndetse kuko ibyaha yari akurikiranyweho ari ibyaha biremereye cyane, arafungwa. Ibiriya byaha byose uko ari 7, igihano kirimo gitoya ni amezi 6, ariko igihano kirimo kinini ni imyaka 7, ndetse ubwo mucamanza niwe uzagena igihano azamuha bishingiye n'ibyaha azaba yashinjwe cyangwa se ibyaha bizaba byamuhamye, kuko kugeza ubu ngubu turacyamufata nk'umwere. Ubwo urukiko nirwo ruzemeza ko ibyaha bimuhama cyangwa se bitamuhama. Buriya ikintu gitangaje Chita, uyu Yampano n'uriya yita umugore we witwa Diane, yego, nyuma y'uko haba yasaga y'amashusho yabo y'urukozasoni yasohoka akajya hanze, uribuka ko nyuma hari andi magambo yavuzwe bo hagati yabo, hari amagambo bateranaga, bacyurirana, baregana, bashinjanya ibyaha biremereye ndetse n'ibintu wumva bigize icyo gihe. Rero ndetse hari andi mashusho yigeze gusohoka ya Yampano, bivuga ko ngo yari hamwe n'undi mukobwa bambaye ubusa. Icyo gihe rero twaje kumutumiza bombi, njyewe ubwanjye na timu yanjye turicara turabaganiriza, ariko icyo ari kigamije ni ukugira ngo tumenye iby'ayo mafoto nuko gushyamirana. Ubundi abantu bahuje ikibazo bari bahuje ikibazo nka kiriya ahandi, utekereza ko ahubwo bigiye gutuma begerana bakaba umwe, bagafatana mu mugongo, kuko bose Saga yarabarebaga, igisebo bose cyari kibariho, bagombaga rero kwegerana. Twagerageje rero kubaganiriza, dufata n'umwanya munini dukeka ko mbega bizabafasha bakagira aho bagera, ariko izo nama zabaye amasigara cyicaro. None dore bivuyemo nk'ibi, kandi mu byo twamubwiraga n'ibyo bavuganaga n'ibyo bareganaga by'amakimbirane, guhohoterana, gukangishanya, kwicana, ibi byose twarababwiye ati nimukomeza ibi nimutabireka hashobora kuzavamo ibyaha bimwe bizatuma bamwe bafungwa. Ngira ngo wenda iyo tubivuga mu bugenzacyaha, umuntu amukubwiza ijwi ryoroshye asa nko kugira inama, hari igihe bamwe babifata nk'aho ari ukuganira. N'ibyo aba ari ukuganira, ariko kugira inama, kandi ibyo tuba tukubwira tuba tukwereka n'ingingo z'amategeko n'aho bigana, nuko tuba tubona ko hari aho bigana. Hari benshi twagira inama barazirenga, ibyababayeho nuko byarangiye amategeko bakurikiranye. Ubu hari abafunzwe bagiriwe inama, ariko noneho hari n'abagiriwe inama barazumva, ubu ngubu baratuje, bameze neza. Muri make ni icyo ngicyo twavuga kuri ibi byaha. It is unfortunate, biba bibabaje ibyaha nk'ibi ngibi biba byabaye ku bantu b'abahanzi bitwa ngo ni icyitegererezo, ugasanga biranababaje. Ugasanga umuntu azi kuririmba, araririmba indirimbo nziza,
ariko yananiwe kuba yagira uko yitwara. Mm. Sinzi gatoya, sinzi icyo ikiyobyabwenge n'ubuhanzi bipfana. Sinzi, ngira ngo turacyakoraho ubushakashatsi tuzabimenya, kuko ni gakeya ushobora kubona umuhanzi wafatiwe mu byaha nk'ibi ngibi ngo apimwe urumogi ruburemo, ibiyobyabwenge biburemo. Sinzi, ubwo ngubwo mwe muzadufashe gukora ubushakashatsi tumenye ikiba kirimo ni iki. Ikindi biba bite, ni iki kiba kuba umuntu atangiye kumenyekana, uririmba indirimbo zigakundwa, ukisanga muri ibi bintu bimeze gutya, bituma usubira hasi, bigusubiza, bikuganisha muri gereza, bikuganisha ku izina ryawe ryangirika. Sinzi niba ari ukutabasha kumanaginga fame, sinzi niba ari karagita z'abantu, sinzi. Ubwo ngubwo wenda uko abantu bazajya bagenda biga ibintu bimwe bazajya basobanukirwa impamvu y'ibindi. Dr. nyuma y'itabwa muri yombi rya Djihad na bagenzi be, dosiye muyishyikiriza ubushinjacyaha, muri press conference RIB mwakoze, mwavuze yuko iperereza rireba buri wese waba afite aho ahuriye n'ariya mashusho ya ya mpano n'uriya mugore we, ndetse muvuga yuko igihe bizaba ngombwa ko nawe yagira aho iperereza rimukenera azabazwa, iri fatwa rye cyangwa se iri fungwa rye nka RIB mwaba mufite wenda amakuru cyangwa wenda n'iperereza muri gukora bishingiye kuri ariya mashusho ya kera abenshi babonye? Kuri ariya mashusho iperereza ryarakozwe risanga kuba yaragiye hanze nta ruhare babifitemo, usibye wenda icyo navuga ngo bwabaye ubuteganye buke bwo kwizera umuntu nawe akakwiba amafoto akayasakaza. Ariko nyine ngira ngo urabizi uko iyo kese yagenze mu rukiko, ko urukiko rwabibonye n'uko rwabisanze, nuko nguko tugomba kuyifata kandi tukabyubaha, tukubaha imyanzuro y'urukiko. Sinzi rero, wenda gusa buriya nta kiba cyose ngo abantu bareke kugikuramo isomo. Ngira ngo buriya hari ababikuyemo isomo, hari ry'uko bagomba kwitwara, n'uko bagomba kumenya kurinda ibyo bafite muri telefone zabo. Dr. twebwe turi urubyiruko, abenshi mu bari gukoresha imbuga nkoranyambaga uyu munsi, abafite za YouTube channels, abafite za TikTok, Instagram, Twitter ariyo X n'izindi zitandukanye zinyuzwaho ubutumwa bushingira ku buzima tubamo cyangwa n'ubuzima ibyamamare bibamo. Hari igihe mufata umuntu w'icyamamare w'umuhanzi cyangwa se uzwi ku mbuga nkoranyambaga, mwatangaza n'ibyo akurikiranweho, tugasanga hari abatangabuhamya barusha amakuru RIB, bumva ko koko n'ibyo bavuga bishobora kuba bifite ishingiro, bati ibi bintu njye nayo narabibonye rwose, runaka narabimubujije, ibi bintu rwose njye nari mbizi, iti n'imiryango rwose barayibizi, ibi bintu ahubwo se niba utari ubizi kuki RIB yari yaratinze. Ibi bintu ndibaza nk'umunyamakuru, ntabwo bishobora kuba ubufatanyacyaha cyangwa wenda bikaba wenda hari ukundi abantu babibona nk'ibisanzwe, ariko wenda bishobora kuganisha ku byaha. Ubu buhamya turi kubona kuri za live, ntabwo wenda mwebwe nk'ubugenzacyaha bushobora nko kubicira iperereza cyangwa wenda gutuma nk'icyo cyaha gikomeza gukorwa, cyane cyane ubwo ndavuga kuri ibi byaha bya GBV cyangwa se gender based violence? Urakoze cyane, reka mbanze nkosore gato. Ntabwo baba barusha amakuru RIB, kuko twebwe wenda amakuru